Muri iki gihe ntibikiri ngombwa ko ukenera gusoma igitabo ngo ujye kuri library, ahubwo hari system ujyamo ukandikamo igitabo ukeneye, nuko mu masegonda make ugahabwa igitabo cyo gusoma. Si ibyo gusa kandi muri iki gihe ntibikiri ngombwa ko wirushya ufata umwanya ngo ujye kwibuka ibintu runaka, ahubwo ufata telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ugashyiramo alarm, igihe wasizemo cyagera ikakwibutsa ko igihe cyageze ndetse ikakwibutsa n'icyo gukora. Byose biterwa n'icyo twita artificial intelligence cyangwa se ubwenge bwakozwe n'abantu. Ngeze ujye kubana mu kiganiro imfarume, ntujye kure. Reka turebe mbere ya artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano bwakozwe n'abantu byari bimeze bite. Mbere ya artificial intelligence washoboraga gukenera kujya kubikuza amafaranga kuri banki, bikagutwara urugendo rw'amasaha menshi, bikagusaba n'amafaranga kandi ugiye kubikuza amafaranga make cyane. Reka dufate urundi rugero rumwe, game cyangwa se imikino. Byarashobokaga ko umuntu byamusabaga kuba ari kumwe n'undi muntu kugira ngo bakine amakarita. Reka turebe noneho ibi byahindutse bite nyuma ya artificial intelligence. Kuri ubu ntibikiri ngombwa ko utonda umurongo ujye kubikuza amafaranga kuri banki. Aho wicaye mu rugo, icyo usabwa ni uguhuza account yawe ya banki cyangwa se konti yawe ya banki na telefone yawe igendanwa, maze aho uri hose igihe icyo ari cyo cyose ukabikuza amafaranga. Ku byerekeranye n'imikino nanone, ushobora kuba wicaye iwawe ugakoresha mudasobwa yawe cyangwa se telefone yawe ugakina n'amakarita na system, ukishima ndetse ugakinana amakarita na system nk'aho uri gukinana na mugenzi wawe. Neza biba bimeze nk'aho mwicaranye. Abantu 2 muri 5 baba bakoresha artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano bwakozwe n'abantu. Muri iki kiganiro reka noneho turebere hamwe ibyiza ndetse n'ibibi byo gukoresha artificial intelligence. Bimwe mu byiza byo gukoresha iyi system harimo kuba iyi system itajya yibeshya. Iyo bibayeho biterwa n'uwayihaye amabwiriza. Ikindi kandi iyi system irinda risk cyangwa se impanuka za hato na hato. Iyi system ikora amasaha 24 iminsi 7 igize icyumweru. Ibi ngibi umwana w'umuntu ntiyabishobora ndetse biranagoranye cyane. Igitangaje kuri iyi system, ushobora gukora ibintu ibihumbi n'ibihumbi mu buryo bumwe, ibara risa, ingano isa ndetse na karite zingana. Akarusho kandi iyi system ishobora gukoreshwa muri serivisi zitandukanye zirimo ubuvuzi, uburezi cyangwa se gucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Nubwo iyi system ya mudasobwa idufatiye runini, ntitwakibagirwa imbogamizi ziri muri kuyikoresha, zirimo nko kuba iyi system ihenze cyane. Iyi system kandi ntizana agashya mu byo ikora kubera ko ikora ibintu bitewe n'amabwiriza bayihaye. Iyo ntiyatekereza ko hari ikintu runaka ishobora kongeramo kigatuma ibintu bigenda neza kurushaho, yikora ibyo bayibwiye gusa. Ikindi iyi system itera icyo bita unemployment, ibura ry'akazi. Iyi system imaze kwirukanisha umubare w'abatari bake bitewe n'uko akazi bakoraga gasigaye gakorwa n'imashini. Ikindi, izi mashini zagize abana banebwe kubera ko akazi kenshi gasigaye gakorwa n'iyi system ya mudasobwa kurenza uko gakorwa n'abantu. Umuntu bamubwira kwandika igitabo agahita yirukanyira muri iyi system ya mudasobwa, ikamuhereza amakuru, ikamwandikira igitabo, mbese byose ikabimukorera. Uwo cyakora akajya kudepoza cyangwa se akajya gukora introduction y'igitabo. Murumva ko imaze kugira abanebwe ikiremwa muntu. Ikindi kandi iyi mashini nta emosi igira, nta marangamutima igira. Bivuze ko haramutse hari nk'umugezi bisaba gushyiramo amafaranga kugira ngo uvome. Mu gihe udafite amafaranga ntiwabubwira
nta mafaranga mfite kandi nkeneye amazi cyangwa se nawe ikibazo runaka. Iyo ikurikiza amabwiriza birasaba kwishyiramo amafaranga kugira ngo uvome. Nimba ntayo ufite ubwo nta kindi, ntabwo ubona amazi. Iyi sisiteme niyo itandukanye n'ubwonko bwa muntu. Nubwo bayikoze bigana imikorere y'ubwenge bwa muntu, biratandukanye cyane. Umuntu agira amarangamutima, iyi mashini nta marangamutima igira. Umuntu ashobora guhindura umwanzuro yari yafashe, ariko iyi mashini ntiyahindura umwanzuro wayo. Mbese muri make ikurikiza amabwiriza cyangwa se setting yahawe n'uwayikoze. Zimwe mu ngaruka zihambaye cyane iyi sisiteme yageze ku muntu ku byerekeranye n'ubwonko. Iyi sisiteme yangirije ubushobozi bw'ubwonko bwacu mu bijyanye no kubika amakuru, gutekereza ndetse no gufata imyanzuro. Iyi sisiteme yatugize abanebwe kuri rwa rwego dutekereza ko ari yo ikora neza kuturusha. Wowe ukoresha ikoranabuhanga, nakugira inama yo kumenya uburyo urikoresha, ibyo urikoreshamo ndetse n'aho ugarukira. Bitise tuzisanga imashini twakoze arizo zidukoresha tutakizikoresha. Twabanye mu kiganiro Mufarume, ndabashimiye.